nshuti muvandimwe, reka dushimire Imana yacu, reka tuyihimbaze kubwo kugira neza kwayo kwinshi, tuyishimire ibyo idukorera bitandukanye kandi byiza, yaturinze none tugeze muri aka kanya tugihumeka, izina ryayo rihabwa icyubahiro. Iyi neza yayo ku kugira neza kwayo kwinshi, reka tubihimbarize maze twese abahumeka tugire tuti ishimwe, icyubahiro no guhimbazwa bibi byawe none n'iteka ryose, amen. Reka rero mbahe ikaze muri ibyigisho by'ishuri ryo ku isabato biyobora abakuze kwiga Bibiliya, ibyigisho by'igihembwe cya kabiri, umwaka w'ibihumbi 2026. Turi kwiga amigisha avuga ngo gukura mu mushyikirano tugirana n'Imana. Ndabibutsa ko ibi ari ibyigisho bitegurwa n'itorero ry'Abadiventiste umunsi wa karindwi, kandi ibi bidufasha kwiga Bibiliya no kuyisobanukirwa. Tugeze rero mu cyigisho cya karindwi cy'aya migisho. Icyigisho cya karindwi kitubwira ngo isengesho rishyizwe mu bikorwa. Isengesho rishyizwe mu bikorwa. Icyo kwibukwa twakibonye muri Zaburi ya 62 umurongo wa 9, aho batubwira ngo mw'abantu mwe mujye muyiringira, ibyo mu mitima yanyu mubisuka imbere yayo, Imana niyo buhungiro bwacu. Haleluya. Uyu munsi rero tugiye kurebera hamwe ingingo ebyiri, ingingo yo kuwa 4 n'ingingo yo kuwa 5. Reka dusenge maze twinjire muri izi ngingo. Turagushimye Uwiteka mwongere ubugingo bwacu, abana bawe dukomeje kuganira nawe mu ijambo ryawe. Turagusabye ngo ujye uturinda ko ridusiga uko ryadusanze, ahubwo mu kuryiga kwacu bashe kuva mu nzandiko tubeho imibereho irikwiriye. Data, twabonye yuko kwiga ijambo ryawe ntako bisa, kandi uko turushaho kuryiga riturema rikadukomeza. Reka rero ibyo bidusohorezweho mu izina rya Yesu, amen. Ingingo yo kuwa 4 none tariki 13 iratubwira ngo mu buryo guhimbaza, kwatura ibyifuzo no gushima. Guhimbaza, kwatura ibyifuzo no gushima ni ibintu bine tugiye kurebera hamwe. Reka rero tubisesengure twifashishije icyo umwanditsi yatubwiye. Umwanditsi hano atangira atubwira ngo mu buryo bumeze nk'ubwo Yesu yatwigishije uko dukwiriye gusenga muri Matayo igice cya 6 umurongo wa 5 kugera kuri 15. Dushobora gukurikiza uru rugero rworoshye igihe tuje imbere y'Imana twiherereye, turi kumwe n'imiryango yacu cyangwa tuje nk'itorero, tuzirikana ko isengesho ari ukuvugana n'Imana nk'ubwira inshuti. Inshuro nyinshi cyane amasengesho yacu aba yuzuyemo ibyo dusaba, mu gihe Yesu yatwigishije gusengera byinshi birenze icyo. Ijambo ry'Imana ritubwiye yuko iyo dusenga tuba tumeze nk'abaganira, nk'umuntu uganira n'inshuti ye magara. Kubw'ibyo uko utagira icyo ukinga inshuti yawe magara, niko n'Imana yacu, niko n'Imana yawe, Imana yanjye, tudakwiye kugira na kimwe tuyikinga, ahubwo dukwiye kwibwira byose, nta na kimwe tuyikinze. Imana yacu iba yiteguye kutwumva, iba yiteguye kutubabarira bitewe n'umushyikirano dufitanye nayo. Muri Daniyeli igice cya 9 uhereye ku murongo wa 4, Daniyeli tumubona asenga yatura ibyaha by'ubwoko bwe, ati nsenga Uwiteka Imana yanjye, nyaturirane Nyagasani Mana nkuru y'igitinyiro,
ikomeza gusohoza isezerano no kugirira ibamba abayikunda bakitondera amategeko yayo. Urumva uburyo Daniyeli aganira n'Imana ati nsenga Imana yanjye nyaturira, nyaturira. Ni imirongo minini ariko harimo imigabane y'isengesho dushobora kurebamo. nkawe yatangiye avuga ati twaracumuye, tube byigenge, twakoze nabi, twaragomye, turateshuka, tuva mu mategeko yawe. Aha rero ni ukwatura, kwatura agaragaza ibicumuro by'ubwoko bwe. Ariko iyo ugeze ku murongo wa 17 ati nuko noneho Mana yacu, nyuma yo kwatura umva gusenga k'umugaragu wawe no kwinginga kwe, kandi ku bwawe Uwiteka umurikishirize mu maso hawe ubuturo bwawe bwera. Daniyeli noneho nyuma yo kwatura asaba Imana kubumva. Nyagasani, murongo wa 19, babarira Nyagasani twumvire, ugira icyo ukora ntutinde, kugira ngo izina ryawe ryubahwe, nk'uko umurwa wawe n'abantu bawe byitwa iby'izina ryawe. Aha ni bimwe mu masengesho Daniyeli yasenze. Ese ita ku kuntu ushobora gushyira mu masengesho yawe ingingo zikurikira. Bwa mbere, watangira uhimbaza. Guhimbaza ni ukuramya kugaragaza Imana iyo ari yo ndetse n'uko imeze. Nk'uko indirimbo nziza iboneka muri Zaburi 100 cyangwa se Zaburi 100, indirimbo nziza yo guhimbaza Imana ita ku mazina menshi y'Imana ndetse no ku mico yayo itangaje. Yihimbarize ko ari umucunguzi wawe, umukiza wawe. Aha tubona bwa mbere guhimbaza, cyangwa se bijyana no gushimira. Mara kwishimira, numara kwihimbaza, hajyeho kwatura n'imbabazi. Iyo twisanze turi kuvugana n'Imana kandi tuguma muri yo, ntidushobora kwibuza kureka ikintu cyose kidusubiza inyuma, kikadutandukanya nayo uko cyaba kimeze kose. Uko turushaho kuba bugufi bwayo, niko turushaho kubona ko tudakwiriye kandi ko turi impezamajyo. Ibi rero bidutera kwihendahendera, kudukuraho ibyaha byacu, ngo imico yacu iyishushanye n'ishusho yayo. Niba dushaka ko Imana itubabarira, natwe tugomba kuba twiteguye kubabarira abandi. Kuko muri Yakobo igice cya 5 umurongo wa 16 baratubwiye ngo mwaturirane ibyaha byanyu kandi musabirane kugira ngo mukizwe. Gusenga k'umukiranutsi kugira umumaro mwinshi iyo asenganye umwete. Gusenga k'umukiranutsi kugira umumaro mwinshi iyo asenganye umwete kandi kubabarira. Biravuze ngo muri iki gika cya 2 cyo kwatura no gusaba imbabazi bigomba kugendana. Hanyuma icya 3, noneho ushyireho icyifuzo cyo gusengera. Maze guhimbaza Imana cyangwa se kwishimira, uratuye, noneho ugiye ku cyifuzo uri gusengera. Nihe ibibazo uhanganye nabyo urabibwira. N'ibyo ufite mu muryango, mu nshuti, ibibazo by'ubuzima, ibibazo by'amafaranga, ibibazo by'akazi cyangwa se mu masomo, senga kandi urasa ku ntego muri ibyo bibazo cyangwa kuri abo bantu, maze usabe ko ibyo Imana ishaka ari byo bibaho. Ntuzakora ikosa ryo gusaba ngo bibe uko ubishaka, ahubwo ubushake bw'Imana nibwo bukwiriye kubaho. Hanyuma usoze ushimira. Mu Bafilipi igice cya 4 umurongo wa 6 hatubwira iki?
ntimukagire icyo mwiganyira, ahubwo ibyo mushaka byose bimenywe n'Imana, mubisabiye mubyingingiye kandi mushima. Biravuze ngo ugusaba kwacu gukwiye kubamo gushima. Ngaho rero tekereza ku migisha yabonetse mu mibereho yawe. Hari ibintu bikomeye bishobora kuza mu bwenge bwawe, ariko se twavuga iki no kuri ibi bintu bitoya dukunze gufata uko twiboneye? Nshuti muvandimwe, kenshi twebwe dukunda gutekereza ku bintu binini byakorewe mu mibereho yacu, ariko ibitoya ntitubiha agaciro. Ariko biriya bitoya nabyo bikwiriye gutekerezwaho. Duhora tugirirwa imbabazi n'Imana, nyamara se mbega ukuntu gushima kwacu ari gukeya, mbega ukuntu guhimbariza Imana ibyo yadukoreye ari gukeya. Nibihe bintu ukeneye guhimbariza Imana, kuyaturira, kuyisaba ndetse no kuyishimira? Kuki utabikora nonaha? Nshuti muvandimwe, uyu munsi ni wo wawe. Niba ugize umugisha wo kumvira iki cyigisho, uyu ni wo munsi wo gukora ibyo byose tubwiwe. Imana ibidufashemo, guhimbaza, kwatura, gushyira ibyifuzo imbere y'Imana no kwishimira yuko ibyo uyisabye biguha, kuko isengesho risenga kwizera nta gushidikanya rirasubizwa. Ngingo twigaga, ngibyo ibice bigize isengesho. Kwibukiranya yuko utangira uhimbaza, ukatura, ugashyira ibyifuzo imbere y'Imana kandi ugashimira yuko Imana ibiguhaye. Reka rero ibi bive mu nzandiko, ahubwo bibe imibereho yacu ya buri munsi. Ibyo ngusabira mu izina rya Yesu, amen. Iyo yari ingingo yo kuwa 4. Hanyuma ingingo yo kuwa 5 iratubwira ngo ibindi bibazo birebana n'isengesho. Reka iyi nayo tuyirebeho. Ibindi bibazo birebana n'isengesho. Umwanditsi kuri iyi ngingo yatangiye atubwira ngo kuki tugomba gusenga kandi Imana isanzwe izi ibyo dusaba. Kuki rero dukwiriye gusenga mu gihe Imana izi byose? Ellen White abisobanura muri aya magambo ngo icyakora igituma dukwiriye kugenza gutyo si ukugira ngo tumenyeshe Imana uko turi, ahubwo ni ukugira ngo itubashishe kuyakira. Gusenga ntikutumanurira Imana, ahubwo kuratuzamura tukayigeraho. Aya ni amagambo ari mu gitabo cya Kugana Yesu cya Ellen White, paje 96. Mu by'ukuri Imana izi ibyifuzo byacu n'ibyo dukeneye, kandi isoma ibiri mu mitima yacu yose. Nyamara gusenga ni byiza kuri twe, kuturarikira guhagarara gato muri iyi mibereho yuzuyemo jugujugu, gutuza gato, tukamenya ko Imana ari iri hejuru y'ibintu byose, maze tukaza ku birenge byayo. Bishobora no gukingurira Imana inzira zo kugira icyo ikora igihe tubisabye. Mwuka Wera aradusabira igihe tutazi uko dukwiriye gusenga. Mu Baroma igice cya 8 umurongo wa 26 n'uwa 27 baratubwiye ngo uko niko Umwuka adufasha mu ntege nke zacu, kuko tutazi uko dukwiriye gusenga, ariko Umwuka ubwe niwe udusabira aniha iminiho itavugwa, kandi irondora imitima izi iby'Umwuka atekereza, kuko Umwuka asabira abera nk'uko Imana ishaka. Haleluya! Umwuka asabira abera nk'uko Imana ishaka. Kuki twasenga kandi ibintu byose bimeze neza? Icyo ni ikindi kibazo cyo kwibazwa. Kumva rero ko wihagije ni ubwibone. Ibishobora kuba imwe mu nzitizi zikomeye kurusha izindi zose ku mibereho yo gusenga ifite imbaraga. Iyaba twasobanukirwaga uburyo dukeneye Imana, twarushaho kuza aho iri. Niba abamarayika batunganye bakunda Imana cyane kandi bakayiramya,
kuki twebwe abantu b'abanyabyaha dukwiriye gutekereza ko tuyikeneye gahoro? Kuki? Nshuti muvandimwe, niba ijuru ubwaryo rihimbaza Imana kandi abamarayika tukabona yuko nabo ubwabo bayihimbaza, none twebwe abantu buntu twaba dukeneye guhimbaza bingana gute? Biravuze ngo Imana niyo guhimbazwa. Muri Matayo igice cya 5 umurongo wa 6 baratubwiye ngo hahirwa abafite inzara n'inyota, hahirwa abafite inzara n'inyota byo gutunganira Imana, kuko ari bwo bazahazwa. Abafite inzara n'inyota bivuze ngo uko bukeye n'uko bwije dukwiriye guhora dufite inzara n'inyota byo gushaka Imana. Nta gihe na kimwe tuzumva twihagije kudashaka Imana. Oya, ntago ibyo bibaho, ntibinashoboka. Ahubwo igihe icyo ari cyo cyose umwana w'umuntu ahora akeneye kwegera Imana. Muri Yesaya igice cya 44 umurongo wa 6 baratubwiye ngo uwishwe n'inyota nzamusukiraho amazi, nzatembesha imigezi ku butaka bwumye. Urubyaro rwawe nzarusukaho umwuka wanjye, n'abana bawe nzabaha umugisha. Uwishwe n'inyota. None nshuti muvandimwe, ntawakwihandagaza ngo avuge ko yihagije ameze neza. Oya, imibereho yacu yose duhora dushaka Imana. Mbese kwizera kugira uruhare ku isengesho? Ese ukwizera kugira uruhare ku isengesho? Mu Baheburayo igice cya 11 umurongo wa 6 aha hari amagambo meza cyane ngo kwizera, atubwira ibijyanye no kwizera. Umurongo wa 6 w'icyo gice cya 11 baratubwiye ngo ariko utizera ntibishoboka ko ayinezeza, kuko uwegera Imana akwiriye kwizera yuko iriho ikagororera abayishaka. Ikagororera abayishaka. None nyuma yo gusomera ijambo utekereza iki kuri aya magambo? Isengesho no kwizera nk'isangano ingoyi, kandi ibi bintu bikwiriye kwigirwa hamwe. Mu isengesho risenganywe kwizera harimo ubumenyi mvajuru, kandi ubwo bumenyi bugomba gusobanukira buri muntu wese ushaka ko ibyo akora mu buzima bwe bigera ku ntego. Kristo aravuga ati, ibyo musaba byose mubishyizeho umutima, mwizere ko mubihawe kandi muzabibona. Kristo asobanura neza ko ibyo dusabye byose bikwiriye kuba bihuje n'ubushake bw'Imana. Tugomba gusenga dusaba Imana ibyo yasezeranye, kandi ibyo duhawe byose tugomba kubikoresha ibihuje n'ubushake bwayo. Iyo dusohoje ibyo, isezerano ryayo risohora nta mbebya. Ntabwo dukeneye gushaka igihamya kigaragara inyuma cy'uko twahawe umugisha. Oya, ninde dukwiriye gufatanya nawe gusenga? Dukwiriye kwibanda cyane ku isengesho ryo mu rwiherero, wowe n'Imana yawe, njyewe n'Imana yanjye. Kubera ko isengesho no kwiga Bibiliya ari amaraso y'ubugingo mu mushyikirano wawe n'Imana. Fata igihe cyihariye cyo kurondora umutima wawe no kuvugana n'Imana, kandi uyitega amatwi. Nanone kandi dukwiriye gusengera hamwe nk'ab'imiryango yacu n'ab'imiryango yacu, cyangwa mu matsinda mato, kuko aho 2 cyangwa 3 bateraniye Imana ibihari, nk'uko muri Matayo 18:20 habivuga. Bwa nyuma dukwiriye gusengera hamwe n'umuryango mugari w'itorero. Ubu buryo butatu bwose bw'amasengesho ni ingenzi. Ab'umuryango, ab'itorero, ari wowe ku giti cyawe, izi ngeri zose zirakenewe mu isengesho. Ni mu buhe buryo dukwiriye gutega amatwi? Gusenga
birenze kuvugana n'Imana gusa. Dukeneye no kuyemerera, kudukuraho amahage no kuvugana n'ubugingo bwacu. Uburyo busobanutse kandi buri mu mutekano kurusha ubundi bwose bwo gutega amatwi no gusoma Bibiliya, maze ugahuriza hamwe isengesho no kwiga Bibiliya mu gihe cyawe cyo kuganira n'Imana. Irinde kwikuramo ibitekerezo byawe bwite cyangwa gutega amatwi ibitekerezo byawe bwite mu cyimbo cyo gusoma Bibiliya. Nshuti muvandimwe, Bibiliya ijambo ry'Imana, ngaho tuganirira n'Imana, ngaho Imana itubwirira. None se ni icyo ubona kiruhije ibindi byose muri izi ngingo tumaze kubona haruguru? Ingingo ya mbere, kuki tugomba gusenga kandi Imana isanzwe izi ibyo dusaba? Kuki twasenga kandi ibintu byose bimeze neza? Mbese kwizera kugira uruhare mu isengesho? Ngo ninde dukwiriye gufatanya nawe gusenga? Ni mu buhe buryo nkwiriye gutega amatwi? Ngizo ingingo tubashe kurebaho kandi twasesenguriwe. Ngibyo ibibazo hanini abantu bibaza birebana n'isengesho, ariko dusoje tubona yuko umushyikirano wacu n'Imana ukenewe, yaba umuntu ku giti cye, yaba n'umuryango we, yaba n'umuryango w'itorero muri rusange. Iyo bavuze umuryango w'itorero tuba tuvuze amateraniro asanzwe dukora, yaba ya mercredi, dimanche, ku isabato, ku wa nyuma, muri rusange. Ariko ibyo ntabwo bikuraho amasengesho yawe wihereranye n'Imana yawe, kandi ntabwo bikuraho amasengesho y'umuryango. Ahubwo ibi byose biruzuzanya, bigatuma umuntu aba umuntu w'Imana ushyitse, ukomeye. Nshuti muvandimwe, nta na kimwe gikwiye kuvamo muri izo nkingi. Izo nkingi nuzubakiraho, nta gushidikanya uzakomera mu bya mwuka. Imana itugirire neza, iduhe kuyibaho, iduhe kuyinambaho, kuyigundira, mu izina rya Yesu, amen. Turagushimye Uwiteka, mwongere ubugingo bwacu. Uri Imana ikomeye, Imana itwitaho, kandi Imana itureberera uko bukeye n'uko bwije. Abana bawe tuje imbere yawe, turaguhimbaje. Uduhaye amahirwe yo kwiga ijambo ryawe, reka udukomereze muri ryo, kandi nukuri uduhe kwera imbuto zikwiriye abihannye. Uduhe kuba mu byizerwa, uduhe guhagarara kigabo muri ubu buzima bushishana, kandi ukomeze kutureberera no kuturengera. Twizera tudashidikanya yuko iteka uturebera ibyiza kandi biza mu gihe gikwiriye. Ngaho rero ngo ushyire mu biganza abana bawe, bafashe akanya bakumvira ijambo. Ubahe umugisha kandi ubarinde, ubarengere, ubahagararire nk'Imana. Abadamu batwite barimo turabakweretse kugira ngo ubarindire imbuto wabahaye, bakomereze mu byizerwa kandi ubahe kunamba ku masezerano yawe. Abataragira umugisha nabo turabasabe kugira ngo bakomeze, kandi reka tugushyire mu biganza bari mu mazu y'imbohe barembejwe n'umubiri. Data, bari mu mazu y'imbohe barembejwe n'uburoko, bihebeshejwe n'ibihome barimo, aba ubagirire neza, ubahe kukwizera no kukumenya, ubahe kuzinuka icyaha no gucika ku makosa yose, maze basigara ari abana bawe by'ukuri. Ngaho rero abari ku bisasiro nabo barembejwe n'uburwayi, korera mu baganga babitaho, maze nibahaguruka ku bisasiro tuzaguhimbaze. Kandi Data, reka ibyo tubishyire mu bushake bwawe kugira ngo icyo ushima n'icyo ukunda aricyo kizaba. Reka rero tugushyire mu biganza urubyiruko rwacu, abasore n'abakobwa, turabakuragije kugira ngo bakomereze muri wowe. Ubahe guhitamo ikiri cy'ukuri, ubahe gukunda ijambo ryawe, barinde kubona ijambo ryawe nk'icyo ntazi, ahubwo barikomeremo. Imfubyi n'abapfakazi turabakweretse kugira ngo barinde, ube mu miryango yabo, uzibe icyuho, maze duhagarare twese nk'Imana yacu, kandi natwe duhe kukwiringira. Uri Imana ikomeye, uri uwera, ubona n'amahoro bituruka kuri we bibane natwe. Komeza imitima yacu, biturinde mu izina rya Yesu, amen.